good evening. kubera umwanya reka nsaba umusemuzi yihangane dukoreshe ururimi rumwe kugira ngo twizigame wenda umwanya kinini cye kugenda. Murakoze. Kubw'ubuntu bw'Imana mbashishijwe gutanga ubuhamya cyangwa kubasangiza umutima wanjye muri iteraniro ryo kuwa gatatu. Hari hashize igihe kinini datanga ubuhamya, ariko Imana yemeye ko kuri ino nshuro nza kubasangiza ubuhamya. Ndibuka ko no ku cyumweru umuyobozi wa gahunda yahagaze hano asaba ko hagira utanga ubuhamya, ntihagize ubutanga, ariko mu by'ukuri urebye ntabwo twavuga ko twese uko twari turi mu iteraniro rya mbere uko twari tungana twari dufite iby'Imana yagiye dukorera cyangwa se n'ibyo twasangiza bene data. Usanga rero rimwe na rimwe aba ari uburiganya bwa Satani, cyangwa nyine tutabitekerejeho kare ngo tubishyire ku murongo. Ariko kuri ino nshuro ngiriye ubuntu, iteraniro ryayobowe n'abagabo ariko rikaba ririmo bene data bose muri rusange. Ndabishimira Imana, kandi namwe ndabishimira Imana ko mwagiriye ubuntu bwo kurenga inzitizi zishingiye ku kuba ikirere cyari kimeze nabi. Muri iki gihe usanga dufite imvura nyinshi no mu kirere hakonje. Rero kubasha kuva mu by'umuntu arimo cyangwa ahari akaza hano mu materaniro, mu by'ukuri n'ubuntu bwinshi. Turabishimira Imana, ariko namwe umuntu yabibashimira, kubera ko buriya ubuzima bw'umwuka bugizwe n'amahitamo. Sinzi niba ariko mubyizera, ariko niko kuri. Burya unahisemo kutabikora nabwo byagenda gutyo. Imana yaradukunze, duhura n'urukundo rwayo binyuze muri Yesu, ariko burya ntawe ihatira kumwakira cyangwa ngo imuguye ku ngufu. Ushobora kumufata ukamwakira ukabana nawe, ariko ushobora no kugundira ibyo wibwira n'ubundi ntumufate. Ibyo rero nanone biba ari wowe bizagiraho ingaruka. Kumwakira ni inyungu zawe n'imigisha myinshi itarondoreka, ariko kutamwakira nabyo ni igihombo cyangwa se ni ishyano ritagira akagero. Ndashimira Imana rero ko ubuzima bwacu twigishijwe ko mu rukundo rw'Imana tugira guhitamo. Imana itwemerera kugira umudendezo utuganisha mu guhitamo, tugahitamo icyiza, ariko icyiza tuvuga ugendeye kuko Imana ikivuga cyangwa uko Bibiliya ikivuga, cyangwa se tugashyira ikibi ku ruhande nanone ugendeye ku cyo Bibiliya ivuga. Usomye mu Baroma mu itangiriro, nako mubabarire, igice cyaho cya 6 umurongo wa 5, Bibiliya ibivuga iby'umutima w'umuntu. Bivuga yuko umutima w'umuntu ari mubi gusa, kandi uhereye mu bwana kugeza iteka ryose. Ni umutima twarazwe na Satani, ariko tubana nawo. Ni nayo mpamvu ari wo inshuro nyinshi ikoresha kugira ngo idushuke. Ariko ikibazo ntabwo tujya dutahura uwo mutima, usanga cyangwa se ngo twizere ko ari uko tumeze. N'ubundi usanga inshuro nyinshi twitsindishiriza, tukagerageza kumvikana n'umutima wacu, tukagerageza gusabana nawo, ariko ibyo bitugiraho ingaruka nyinshi zishingiye ku kuba tutashobora kwihana. Burya iyo uhora wumvikana n'umutima wawe bwite, umutima wanjye bwite n'umutima wa kamere, burya iyo mpora numvikana nawo, nsabana nawo, ntabwo ijambo ry'Imana ryagira umwanya mu mutima wanjye. Icyo bimbyarira ni uko ndashobora kwihana, kandi kwihana ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima bw'umukristo wavutse ubwa kabiri. Even n'utaravuka ubwa kabiri, yagiriwe ubuntu nk'uko biri bivuga ko kugira neza kwayo ariko kuturereza ku kwihana. Rero iyo umuntu agiriwe ubuntu bwo kumenya ububi bwe, iyo ni intambwe ya mbere nziza imuganisha ku kwihana.
kwihana nako kumuganisha ku kwizera, kwizera kukamuganisha ku kwakira iby'Imana yamuteguriye byose muri Kristo Yesu. Hatabayeho kwihana, hatabayeho gutsindwa gutahura ishusho yawe cyangwa yanjye cyangwa yacu, rwose ntabwo twakwihana. Iyo usomye nko muri Yesaya mu gice cya 55 mu mirongo yaho ya 7 n'8, Bibiliya ibisobanura iby'imitima yacu, iby'inzira zacu, ko dukwiye kureka inzira zacu, ko dukwiye kwemera iby'Imana ivuga kuko itandukanye natwe, tukanga ibyacu kuko dutandukanye nayo. Rero umuntu wese ugera kuri iyo ntera yo kwihana, igihe cyose uzasanga yabanje gutahura ishusho ye. Iyo hatabayeho ibyo ngibyo inshuro nyinshi, cyangwa se ntibishoboka ko umuntu yakihana. Kuki mpereye kuri ibyo? Impamvu nuko muri uku kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri n'uku kwa gatatu, wenda cyane cyane kwa mbere n'ukwa kabiri, nabayeho mfite ibishuko mu mutima wanjye, ariko byabaga ari ibishuko mu by'ukuri nemeranywa n'umutima wanjye. Rero hari ingaruka nyinshi nagiye mbona byankururiye, cyane cyane mu buzima bwanjye bwite, ubuzima bw'umwuka, ndetse no ku mirimo wenda imwe n'imwe yo mu itorero. Rero muri iyi minsi nibuka ko warye pasiteri yatwigishije, aravuga ngo ubundi ni igitekerezo kimwe cyinjira mu mutima w'umuntu, ntabwo bisaba ngo bibe byinshi, niyo cyaba ari kimwe, ariko yo wemeranijwe nacyo byikoze, ushobora kuva mu itorero, ushobora kwanga bene data, ushobora kwanga itorero, ushobora kwanga abashumba, ushobora kugendera mu nzira zawe bwite, ariko ntabwo bisaba ngo bibe ibintu byinshi. Ni igitekerezo kimwe gusa cyinjira mu mutima wawe cyangwa wanjye. Ubundi nuko abantu nyine bava mu itorero, nuko abantu kandi bareka imirimo y'ubutumwa bwiza, gusabana n'Imana binyuze mu itorero. Nta kindi kintu nuko gusa tuba twakiriye igitekerezo kimwe. Rero dutahuye neza ishusho yacu, dutahuye neza abo turi bo binyuze muri Bibiliya, ni nacyo gihe cyonyine twashobora kwanga ibyo twibwira, twanga n'ibitekerezo byacu. Ndashimira Imana rero ko amahirwe akomeye, nk'uko umuyobozi wa gahunda yarabivuze, dufite itorero, dufite abagaragu b'Imana, dufite abigisha benshi cyangwa inzovu. Abo bose badukururira cyangwa batwigisha kumenya abo turi bo. Ndashimira Imana yaduhaye itorero ry'ukuri ritumenyesha ishusho yacu y'ukuri. Aho mwabaye cyangwa se natwe buri wese muri twabanje kuba mbere y'uko duhura n'ubutumwa bwiza, ntago washoboraga kumva umuntu akubwira kuri mubi 100%. Mu by'ukuri ubundi si umuntu bitubwira ni Bibiliya. Usanga niyo abantu bigereranya nabo ubwabo bwite. Iyo bicira imanza bagendeye ku byo babona. Iyo bashaka kwemeza kuri mubi, bagomba kugira ibikorwa bibi runaka bakubonaho. Icyo gihe urumva ko uri mubi hashingiwe ku mimererwe yawe n'imigirire, ariko birayivuga ububi bwacu ishingiye ku mitima yacu, ishingiye ku nkomoko cyangwa ku gutangira rya byose, aribwo ikibi cyinjiye mu mutima w'umuntu. Rero impamvu nshimira itorero, impamvu nshimira abagaragu b'Imana, nuko iyo turi mu itorero twiga imitima yacu, ariko tukayiga by'ukuri bishingiye kuri Bibiliya. Ibyo kandi bikatugirira umumaro, kuko iyo twemeranijwe n'icyo Imana yavuze muri Bibiliya, nta kabuza twakira impinduka nziza ishingiye n'ubundi kuri Bibiliya. Haleluya, haleluya. Murakonje rwose, ni imbeho, mwihangana. So rero ndashimira Imana mu by'ukuri ko dufite itorero, dufite ijambo ry'Imana, dufite umuyobozi mwiza w'umwuka. Iyo mvuga umuyobozi mwiza w'umwuka, cyane cyane mba mvuga itorero. Rero ibyo byose ndabishimira Imana. Nkomoza ku gusenga, ndimo ndagenda ngera ku musozo. Nkomoza ku gusenga, ku cyumweru hashize twize, twabonye ko Moridekayi yasenze ari imbere y'Imana, ariko mu by'ukuri nubwo yasenze ari imbere y'Imana, mu by'ukuri ubundi yashoboraga no kuba
nashoboraga no kuba ataragombaga gusenga, kuko ubundi ukurikije pozisiyo yari arimo, uburyo ntacyo yari abuze n'iki, ntabwo wabonaga ko yari mu mwanya wo kuba yashishikazwa no gusenga ari imbere y'Imana ngo asenge abikuye ku mutima, asenge aririra umurimo w'Imana, asenge yatura ibyaha by'ubwoko bwe, asenge mbese abikuye ku mutima. Ariko ubwo yasengaga yarasenze kugeza naho yabwiye Imana ngo wemere uno mugabo azashobore kunyumva, cyangwa uzareke mugirireho umugisha. Ariko umugisha uwo yavugaga nta wundi kwari kugira ngo azashobore nyine kuba yabona uko abohoka akajya gukora umurimo w'Imana. Hari n'abandi benshi nk'uko banabikomojeho, yaba na Esita, yaba na Danieli, yaba n'umwami Hezekiya, ni abantu benshi muri Bibiliya basenze bari imbere y'Imana. Imana ibaha umugisha mwinshi, irabumvira, irabakorera. Uko niko natwe byatumye nibuka uko twasenze turi mu itorero, yaba mu 2024 cyane cyane 2025, ariko na mbere yaho mu bikorwa byinshi twari dufite, yaba igihe twari dukeneye ikibanza, yaba igihe twari dukeneye amafaranga yo kukigura twakibonye, yaba igihe twari twarabuze icyangombwa cyo kucyubaka, cyangwa se ibyangombwa bitwemerera kugira icyo tugikoreramo, yaba n'igihe twari dukeneye noneho kubaka nyirizina, ari byo bikorwa turimo ubu ngubu, twasenze tuvuye ku mutima. Ariko ikindi nshaka gukomozaho ni mu gihe twatandukanye n'umushumba Blaise ari mu Burundi, twarasenze cyane mu by'ukuri. Nanjye aho nagiye njya no muri serire, aho najyaga nitabira amaserire, ntabwo twajyaga dusoza tutabisengeye. Rero ibyo byose ndabishimira Imana ko Imana yatwumviye. Ni igihamya cy'uko igihe cyose dusenze tuvuye ku mutima turi imbere y'Imana, nta kabuza Imana izadusubiza. N'uyu mwanya hari ibintu byinshi dusengera, cyangwa n'umuntu ku giti cye asengera, ariko ujye ugereranya iyo usenze mu by'ukuri bikubabaje bikuye ku mutima, icyo gihe uzabona impinduka. Ndashimira Imana iyo mirimo yose kubw'impamvu z'igihe n'ibindi byinshi Imana yankoreye byose. Reka mbisoze mvuga ngo Imana ishimwe kuko idukorera kandi izakomeza kudukorera muri iyi minsi yose, igihe tubana nayo, mu gihe tugirana ubusabane nayo, tuyizeye mu mitima yacu. Murakoze, reka nsoreze hano.